Muraho neza, murakaza neza kuri Bivuge TV. Nge turi kumwe nitwa Eric Ngabo. Amafaranga arahari, ikibazo si uko abuze, ahubwo nuko atagera kuri bose, ntanaboneke ku buryo bworoshye kuri bamwe. Kuri wowe by'umwihariko amafaranga ntagukunda, urabyemeye? No. Ntibazakubeshye ngo amafaranga ntagukunda, oya sibyo. Amafaranga nta marangamutima agira, ntarobanura ku butoni, ntatoranya. Kuki titire ari kwivuga? Titire nayikoze kugira ngo ubashe gutekereza byimbitse, wibaze wisubize, ariko nyuma tuzarebe neza ko ibyo bintu niba ari byo cyangwa atari byo. Nta mafaranga afite umutima, ntabwo azigera akunda umuntu. Ariko hari abantu amafaranga ahora ashaka, kandi hari n'abahunga burundu. Wabuze impamvu? Hari igihe wumva amafaranga kwirengagiza, nta kubona, yewe nta nakugera hafi. Ariko ikibazo ntabwo ari amafaranga, ni wowe utayahamagara neza. Abantu benshi batekereza ko amafaranga aje kubera amahirwe. Mu by'ukuri amafaranga aza ku bantu bafite ibintu runaka mu buzima bwabo, ibintu bishobora kuyakura. Ugerageza gukora cyane ariko amafaranga akomeza kukwihunza. Nturamenya ko amafaranga atari inshuti yawe, ahubwo ari umukozi ugomba gukoresha, agomba kugukorera. Witegereza ko akugirira impuhwe, yiyegereze, uyayobore, maze azisange yakubereye igikoresho. Niba ushaka ko ibyo bintu ubigeraho aka kanya, hari ibintu ugomba guhindura mu myumvire yawe. Icya mbere, ntukishinge umushahara umwe gusa, shaka indi mishinga. Haguruka, fata ikaye, andika imigambi yawe isobanutse. Amafaranga akunda umuntu ufite direction. Tangira kwiga skills nshya buri munsi, kuko amafaranga asanga abantu bashobora gukemura ibibazo, guhanga ibisubizo cyangwa gutanga serivisi nziza abantu bakeneye. Icya gatatu, gira discipline mu kuyakoresha. D'abord iga gucunga amafaranga yawe, andika buri faranga uko rikoresheje. Hagarika guta amafaranga ku bintu bitaguha inyungu, bityo uhinduke umurinzi w'ibisohoka mu mufuka wawe. Icya kane, tangira kugira imikoranire n'abantu bafite intego nk'izawe. Tangira ukora imiyoboro y'amafaranga. Icya gatanu, shora mu bintu biciriritse ariko byunguka. Amafaranga burya akura iyo yikubye. Niba ibi bintu bitanu bihuza, amafaranga azakugera mu ntoki ahita yigendera. Ni nko kugerageza gufata amazi mu biganza. Ariko ibintu bitanu nubasha kubigeraho, nubasha kubyubahiriza, amafaranga ntazagusiga inyuma. Bityo rero tangira uyu munsi, shaka skills, wubaka imyitwarire ikomeye, wihesha agaciro kandi uyayobore nk'umukozi wawe. Kubaka ubushobozi bwawe nibwo buryo bwo gutuma amafaranga agushaka aho uri hose, akagusanga nawe ukayasanganira. Wowe utegereje iki? Tangira ubu, maze mu gihe gito amafaranga azatangira kugusekera. Amafaranga nk'uko nabivuze ntagira amarangamutima, ntatoranya uwasanga, ahubwo wowe ubwawe uyahamagara ute? Ese yakugeze uyakira ute? Ibyo nibyo ugomba kwibaza. Akwangira iki? Ni iki mupfa? Arakuzi. Wowe tuma amafaranga kumenya, nutuma kumenya azagusanga, kandi nagusanga uzabe wateguye neza ko azashyikira. Uyakire nk'umushyitsi mwiza. Nutakira nk'umushyitsi mwiza ntago azagaruka. Si urwango rundi, ntacyo mupfa, ahubwo niyo akugezeho uyafata nabi. Mu by'ukuri amafaranga nta ruhande ahengamiyeho, ariko afite imbaraga zisa nk'izikuru, magnet. Akururwa n'abayafata neza kandi ajya aho yumva atekanye. Mu yandi magambo, amafaranga ntakunda akajagari. Wifuza amafaranga menshi, ariko iyo aje uhita uhangayika ukayakoresha nabi. Burya amafaranga agira aho ahurira n'imico usangamo. Niba usanzwe uhora uhangayitse, wirinda ibibazo, utabyituze mu marangamutima, uzahora wegeza kure yawe ubukire urimo usaba. Abakire si uko ari abanyabwenge kukurusha, ahubwo ibyemezo byabo bifite ituze, ntibihutirwaho. Bashobora kwihangana no mu bihe bikomeye, gufata ibyemezo bikomeye no gutegura ejo hazaza batikanga. Ibyo nibyo bituma babasha gukomeza kugira umutungo. Amafaranga ntabwo agendana nk'ibyifuzo gusa, ntiyita ku byo usaba, ahubwo asubiza ubushobozi bwawe bwo kuyabyaza umusaruro. Niba ukeneye amafaranga menshi, tangira witoze kugenzura amarangamutima yawe. Wagura ubushobozi bwawe bwo kwakira ibintu, uba ari umuntu amafaranga yumva atekanye ari kumwe nawe. Inshuti yanjye, niba ubashe kumva kino kiganiro ukaba ukijeje ku musozo, nkeka yuko usobanukiye ko amafaranga atari ikibazo. Amafaranga nk'uko twabivuze nta rwango agira, ni igikoresho. Systeme y'amafaranga niyo idakunda kuvuga, benshi ntibayumva, ariko ni nayo ibagenzura. Muri episode ikurikira kino kiganiro tuzacukumbura neza systeme y'amafaranga icyo ari cyo, turebe amavu n'amavuko yayo, turebe uburyo systeme y'amafaranga itugenzura ikanakomeza kuduheza mu bukene. Ntuzacikwe n'ikiganiro kizakurikira iki. Niba warakunze bino biganiro bya Bivuge TV, nta yindi nkunga tugusabye, kanda subscribe, kora share, ntunatangwe rwose no gutanga ibitekerezo byawe muri comment, uko tuba tubikeneye kugira ngo tubashe gutegura ibindi biganiro bizakurikira. Dukomeze dufashanye mu gukomeza gusobanukirwa ibintu bimwe na bimwe duhura nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ciao ciao.